Hello my people. Nizere ko meze neza abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Yambi. Abatware tugende Kare anywa. Wa anywa. Wa anywa. Wa imihanda yanyereye. Guys, twaje noneho twaje tutambaye. Mva. Twaje twiyambuye Amawayiti. Nyagasani. Imituku. Turahera. Tubafitiye icyo bise inkuru. Umuntu uri konje. Wakwe nta kagoma. Kumva nadodora. Jihad arantiza ya filime none birakomeye. Birakaze. Tubafitiye inkuru. Yandi. Ya Dorcas nande na Vestine. Birababaje na ya Dragon. Na Idris. Yego. Idris nande na Vestine. Birakomeye. Byagenze erega twacangamukiwe kubera iyi nkuru twacangamukiwe. Ariko ntago bisekeje. Ntago bisekeje birababaje inshuti zacu ariko mbere yuko dutangira ikiganiro dufite umushyitsi. Reka tubanze tumwakire abibwire mutazatubaza ngo ko muri kumwe n'umuntu mushyashya tukaba tutamumenye. Karibu ibwira. Ariko guys tutarakira umushyitsi. Nyagasani mwirukanke kugira ngo iki kiganiro uzakirebe unyurwe wirukankire kuri Tuzubake TV. Ufyonde kuri subscribe, yego, ukande share na like maze iki kiganiro inkuru zigezweho tuzubake tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Urakaza neza. Ariko ngo kuri imana ngo bimeze nabi. Imihanda yanyereye. Reka mbanze nibwira abantu badukurikiye. Nitwa Rukundo. Nanjye uyu munsi nashatse kuza mu kiganiro cyanyu. Numva ngo hanzanga ngo byabaye nabi ndavuga ati se byakaze. Nanjye shaka kuvuga. Inkuru nabonye hanze hanga hariyo namwe sanze mufite. Iri yanga barimo baravuga ngo nakasa mutwe. Nakasa mutwe. Ariko njyewe ntage nshimishije. Ntage gushimishije turabyumva. Ariko umugani wa Vestina bibaho kugira ngo twige. Ariko koko se uramwana koko oya ntago ngiye nakemera ko ari amagambo ari we waba wayanditse kuri Instagram yiwe. Oya ngewe ntabwo mwirukankira mu ba diaspora. Mugarukira ibintu byakomeye. Ibintu byakomeye mutarajya mubona abantu babyimbye imitwe mubone ngo bafite amafaranga ntayo. Numvise inkuru ariko nayumvise igihushuko. We ngo Vestine ngo amukoze Imana. Sinzi ngo ibintu ngo yanditse nahoze ndeba ku kinyamakuru bita Igihe. Basha kubona ko niba ngo yavuze ngo yabashe kuba yatandukanye n'umugabo we niba biri mu nzira ariko uko biri kose hagiye gushya. So gushya birababaje ariko reka nkubwire. Reka nje mu ruhande rwande. Urajya mu Rwanda? Urumva ushaka kuvugira nde? Jewe mfite amagambo menshi yo kuvuga kuri Vestine. Asohoka mu nzu murabyibuka shiza. Genda futurira mugabo. Murabyibuka. Idrisa ndamuvugira cyane turi kumwijana kwijana. Mana nyagaza. Murabyibuka Vestine asohoka mu nzu akabuza Dorcas kuzashaka ari muto. Twese twatekereje ko ari gutinya ibiri kubera mu buriri. Ariko ntimukajye mufata ijambo umuntu abavuze ngo mwihe kuri himba mwandi magambo yaragarutse aravuga ngo impamvu rabujije Dorcas kuzashaka akiri muto nta kibazo mfite mu rugo rwanjye nta na kimwe ahubwo hari igihe ujya mu buzima utamenyere bukagutonda niyo mpamvu namubuzaga kuzashaka ari muto ariko mu rugo rwanjye ndamahoro ndimawe kubera iki mwumva mwamutse ya Idrisa mbabarira. Ariko se muri mwe babiri ko ndi kumva umwe ari ku mugabo undi ari ku mugore. Nyirizina mwamuzi ikintu cyaba kigiye gutuma abantu batandukana. Aricyo mwabashije ikigaragara cyo nuko Idrisa ni kabwera ni nta kintu nta hepfo nta ruguru nta shinga nta byina. Ariko se kuki utabanza kumva ko Vestine baba bamuhakinze ari amakuru yaba ari ibihuha. Uramwana ngiyewe ndumva bamuhakinze. Tangaza amakuru Igihe ntago igisohora inkuru idafitiye amakuru. Rego sha. Ntago bibaho nta kintu gutese buriya bukwe bakoze bwarikoze. Buriya bukwe barabukoze. Bukorerwa mu Rwanda. Kuki nk'umu diaspora
atasabye akwe ubukwe bujye kubera hanze. Nanjye gusubiza niba afite ibikorwa byiwe hano mu Rwanda kucyumva yari kurira indege akajya gukorera ubukwe akazongera akagaruka niba ubuzima cyane ibikorwa afite mu Rwanda ahubwo yanze kujyana Vestina hanze kugira ngo amuhishe ibibera hanze ko nta kintu na kimwe agira. Ego niriya pantaro simpamya ko itavuye mu mufuka wandi wa Vestina. Nta kintu na kimwe ariko uzi ubukwe bakoze ubwo ari bwo ari amafaranga yose ngewe n'ubu nahita ashyiraho akadomo ko yavuye mu mitsi ya Vestina. Gute se Mbabarira ibintu biri gusa mana nyagasani uramwana arambabaje yarahorose niba ari uguhomana ngewe ibyo bintu nyagasani ubuse nabivuga ngo iki uramwana nurubwa uramwana bakimara kubona save the date igiye hanze umwana agakora umurenge amashyari yabaye menshi niyo mpamvu rero mwumva mwamushyira hurusyo n'ingasiro mukumva mwamusenyera urugo gazi uramwana mumureke yubake mureke uramwana yubake naho yaba ari mayibobo ni mayibobo yiwe ni mumureke ubundi kuki mumukurikiza imivumo mu rugo rwiwe. Erega ntago yubaka yaricaye yarize icyo ngutangarije cyo yivugiye ko ibyasohotse bivuga ko yavuze ko nagirirwa amahirwe akabona undi mugabo azabanza mwige mbere yuko babana wamumenye mbere. Ariko se koko Vestina yaba ikigoryi akabinjije urabona n'ibintu byose bamuvuzeho amara kubona uriya mugabo wiwe Idris yagaruka koko akaza kuri social media akabaririra n'ukuntu bamukurikije imivumo mu rugo rwe kuki mudatekereza buryo byabaye ngombwa kabibabarira kuko nubundi byari bumenyekana. Vestina afite umuryango afite abavandimwe afite papa afite mama wiwe ngewe ubundi hari ikintu kiba ariko iyo hatangiye kuze nosiyo babyite nosiyo niho umuntu agenda acukumbura ibyo yagiye abona yirengagije. Worabyumva mu bukwe mube mundetse yego ko mwami mu bukwe bwa Vestina na Idrissa umuryango we wagaragaye n'uwuhe kandi bwo tugiye ahubwo twasubiza ubwenge inyuma tukavuga tukagenda tukabona ibyabaye koko tutigeze tubona twebwe kwa kuko tutawutashye ntago twamenya ngo aba ariko waraburetse yewe icyonzi cyo uramugaba wa Idrisse uramugaba wa Vestina urancaya mucishije uramugaba wa Vestina ni muzima Vestina ari gushaka kubaka abantu mwirirwa ngo yakuyemwo impeta ni kirango ubundi impeta kuyambaye none se uyambaye umuntu warayirongowe abyuka mu gitondo impeta akayibagirwa niba intamenyereye imihini itera amabavu wari uyimenyereye nanjye byasabye warayishakaga njye narayishakaga nari naragumiwe reka byemeye oya mureke gushinja uriya mwana imihini mishya itera amabavu niba ashobora kwambura impeta agiye muri dushe akayibagirwa icyo ni ikibazo kivuga ko mu rugo rwiwe atumvikana n'umugabo n'ubundi yibagiwe impeta bwo yibagiwe n'umugabo. Yego ba ikintu gyarise umurozi muri Burkina Faso yapfuye reka uretse banze babwire uruse impamvu yapfuye sinzi ukuntu tutabimenye kuva na mbere kose urugo rushegajega bajya batambutse amarenga menshi yego sibyo amarenga agiye atambuka ngaho nta mpeta yambaye yego agarutse ku ijambo rya Dorcas abwira Dorcas ati niweje ugashaka kuri muto nzagukubita yego icyo nitwagitekerezaho ngo dusesengure uwo murozi yaraturoze yego. icya gatatu ntabwo waba uri mu kwa buki yego ukora urugendo rwo kujya kuzenguruka imahanga iyo za Canada na hehe ukwezi kose umare ukwezi kose yego ariko ukwabuki kwa mwana nyagasani ukwabuki kwarangiye ukwabuki ameza n'ukwabuki ni gute agiye gushaka amafaranga 136 none se urumva ari ameza ngayo ameza 3 yashingiye mu kwa karindwi turi mu kwa 11 sa ameza nayo ngayo ubundi umuhanga wo kugira urukundo umwaka wose bagabitegura kabebe yego Idrissa arakuze arya urukundo ntabwo rero akiri mu bintu byo kuvuga ngo turi cyari mu nkunda rubyina nshaka kuvuga n'iki ngiki
uramurozi muri Burkina Faso shoka yapfuye kuko no arapfuye twabona ku amaso yacu amaso no mu bukwe ntitwabibonye ariko se Vestina nasa kivugira ukuri koko murajya he muri gushinja uriya mwana murajya ntago turi kumushinja ukuri kuvuga ukuri niwe babyita bamuhakinze ntabwo ari wowe wabyanditse bamuhakinze none katitaba telefone wamuhamagaye bamuhakinze namuhamagaye y'umuntu bamuhakinze mbere na mbere banza kwiyusizinga koki ku ba followers yego nahakwinzwe nimuze kugira ngo ninjye ndetse bino bintu Vestina nta mwanya afite wo gusobanura intuza urubwa bamushyizeho ukuri kuzigaragaza mu mureko kuri abakunzi bawe waba ubibitse ngo bimaze iki nkuko guys hano dufite umugore yambaye sindi kubyumva nkuko mwamenye ko urugo rwe rwasenye ku ntuza kuri social media murindire aza urukuri muzakumenyera kuri social media muramuhamagara mundi mu maziki uwo mugabo niba ari Darisisi se uramuzi murazira ni Dragon niba ari Dragon Vestina simuzi na Idrissa simuzi ariko uriya mwana n'urubwa urugo rwe mana barugeze urubwa nimba umukobwa ashingiwe nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4 akatangira kugenda ashonga abantu babireba biriya bintu uvuga ko byatewe n'iki erega yaragiye mu modoka taramenyereye mana nyagasani ibicece biri imodoka Idrissa ari imodoka uzi cyo wagiye mu modoka kutajonze jewe na Vestina ni Vestina niba yaragiye mu kintu atamenyereye kuki atajonga nanjye ndumugeni narashonze uriya mwana ni umwana ukorera Imana ntago ibyo bintu bigeze abijyamo ni mumbabarire please tutarwanira no mu kiganiro akorera Imana ndabyumva akorera Imana kuba akora Imana ndabyumva no gushonga ntago yashongeshejwe nuko byabaye ahubwo ibintu ubundi bajya bavuga ngo umugabo yo muri guteretana ntago umenya imico ye nshuti yanjye ntazagira ukubeshya ubundi muntu mbere na mbere arabanza akishimira imaze gukora ubukwe yishimira urukundo rwe oya akarugara mwizi wana mujya muri honeymoon ibyo none se abantu bose bashingiwe niko bajya muri honeymoon ntayo honeymoon bari kujyamo abantu bose bashingiwe niko bajya mu kwabuki cyane yego ko ufite amafaranga umuntu utajyaye kandi n'utafite bamujyana ubwo ba Vestina arakuze ntabwo ari inkunda rukino niyo aramutatagiye muri ntabwo ari inkunda rukino ntabwo Vestina ariwe wa mbere bakunda yuko yashiduka urukundo ni umugabo ukeneye kubaka ntabwo afite umwanya wo kujya gusenga zacu mudukurikiye icyo mbabwiye cyo wateretana n'umuntu wo hanze wateretana n'uwo mu Rwanda ntuzigera umenya imico yataragushyitsa mu rugo icyo kibagirwe imico uzayimenya gushyikije mu nzu ako ubundi bwatsi gatoyi Vestina yavuze ngo n'umugabo bazabana ngo azabanza mwige yego wiga umuntu ute umwiga ari mu nzu niho akwereka imico ye niba nyara ku buriri urabimenyera mu nzu nurajya ujya no kumusura habaye ko muri burara nazajya ararakanuye kugira ntanyara erega ngiye urankunda sinoga Vestina ntabwo ari ikigoryi ikosa ni iry'ababyeyi erega ntabwo batandukanye ikosa harimo ikosa ry'ababyeyi bashingiye umwana batabanje kubura n'imiryango irindi kosa nese imiryango bari ababyeyi bari kurira indege bakajya muri Burkina Faso ngo bagiye kureba koko kumugabo ngo azatunga umwana wabo uko kugira barebe hano bajyanye umwana ntuzo umushingiye yego amanyira nabo tubonye yego Irene Murinda hafi kwese twarashingiwe ariko uwo mwana ntumubereye inshuti baramufungiye dango bamuriyemo make ntago mubereye inshuti uramuroshye kandi byose ayo namashyari mugirira Irene ayo namashyari mugira Vestina mubona Irene ari gutera imbere ngo yacuruje Vestina nta Vestina n'uruhinja bacuru Vestina n'inyanya bajyana ku isoko bakajya ku giciro mureke umwana abandi mu amahoro yego bamufashije iki urumva iyo abantu bateretana habaho kurambagizanya sibyo habaho gufiyansanya uwo yagize mu cyagihe cya fiyansaye cya gihe bajya kwerekanana muri famille nimba Vestina baramujyanye muri Burkina Faso ntabyo se ariko byanashoboka ko Idrissa yaba yarageze iraruguru mu majyaruguru kwa bande kwa ba Vestina ntabwo tubizi kuko twabimenye ubukwe buri kuba twamenye ubukwe buri kuba yego rero nk'ababyeyi
mwashingiye kuki mujya gushyingira umuntu mutazi? yego umwana bageshejeho icyifuzo cyabo ko yakunze cyangwa ko yakunzwe yabengutswe ababyeyi rero nabo baramwumva. ni bande bakibagejejeho ntiwasanga barabibabwiriye kuri telefone? Nese ushatse kuvuga ko irari pase batanze? Oya dore ikintu gihari ni iki ngiki. Idrissa avukira i Nyanzovu. Nyamasheke se cyangwa Rusizi? I Rusizi. Hey! Izo Nyanzovu abantu bahaba. Nshuti yanjye Uretse gato. murahiye. Aba bantu beza pe. Ariko tuzi ko abameni ba mbere mu Rwanda bari i Nyanzovu. I Runyanzovu. Niyo mpamvu. Nshuti yanjye murahiye. Mureke umwana w'abandi naho yicaye umutima utaburi abadiaspora basa natwe tubakuzeho ariko saba diaspora mureba abazungu basi guys abadiaspora bose ntago abadiaspora bose bacangana ntago abadiaspora bose ariko babeshya impundu zidahari muri kunyumva neza turabizi niba aragiye ubona abadiaspora bagiye babeshya abakobwa urukundo ntabwo rero umugabo Idrissa umugabo wa Vestina ari muri ibyo byo kubeshya urukundo mureke umwana w'abandi mu muhamahoro ariko se mufite gihamya Yesu we mufite gihamya Vestina yigeze yicara kuri kamera uyu mugore twasomanye inkuru kugiye yego ari kumva bitabo umuntu washoye mbatari kuri ntabwo sinziriye Vestina ndamukunda ntabwo nakifuza ko muzana inkuru z'ibihuha hano nanjye ndubihuha twayisomanye ngewe nakubajije ngo urugo rwe barugeze amajanja inshuro zingahe nuwo kugaruka akongera akazana yirengagije ukuntu urugo rwe barugeze erega nta twika inzo ngahisha umwotsi kandi nta na excuse yabayeho nk'umuntu nyine iyo nkuru yabonye nawe imutunguye ariko se shaho hayo ariko se ubwo butagira ukwabuki yewe kandi abandi bose none se ukwabuki niko kugaragaza ko mukundanye ukwabuki niko kugaragaza ko umuntu akubwije ukuri amafaranga imbaraga z'amafaranga akora Idrissa ni umudiaspora ntabwo ntabwo yari kubura kugira ariko nawe niba biriya bintu ari ibyo yarasanze umugabo ari sa kintu yarahubutse Vestina ntago yabitangaza icyo nzi cyo Vestina azavuga ukuri kandi ukuri kwiwe wibona ibishashagirana byose ugire ngo ibyo kuvuga ngo Irene ngo yaramugurishije mureke Irene mu muhamahoro muhe Vestina amahoro mureke abana ukuri kuzigaragaza kandi nyuma y'ukuri mwese muzaze mwicurize kuri kamera musabe Vestina imbabazi kuko mutangaje tuzicuza nidusanga birabina mbere yuko mvuga cyangwa mbere ko dusoza uri kugira inama Vestina kuguma mu rugo ndamugira inama yo kuguma mu rugo iyo washatse sheri wanjye uba washatse rata ntibazakubeshe nta mugore na rimwe utazabona umugabo yigiranye umuhoro ngo nagutema ngo niko zuba merutse kumva inkuru niba ari hariya muri za Burera y'umugore wishe umugabo kandi impamvu yamwishe ni ibyo bintu by'amakimbirane byo kudahuza byabonekaga 80% niba Vestina yaramaze kubona ibintu bimeze gutyo nacoma kave mu rugo aje nashaka giwabo cyagume muri Canada yiyari yego ntago umuntu azakwereka uko ateye ugumye umwitsindagiraho ngo uve nkubwira Vestina sheri wanjye umugabo utagukubise akaguha amahoro ubukenura bwihanganira ukubaka sheri wanjye ntukangwe ngo niba koko warasanze umugabo nta kintu agira ibintu nibishakwa muzabishakana kandi uramubwira gutyo se inzu izishyura nde uzajya kuyimwishyurira Vestina arakora n'umukozi none agirwa muri studio yirirwa afata mikoro ari kuvugira ubusa none azakomeza aruhira umugabo kuzageza ashizemo umwuka ariko urakamuruhira yaranakubwije ukuri nyuma y'imyaka nk'ibiri yenda ineda umwana azabagiye ku ishuri yego uri kumva bafite mituweli ibiki niyo nzu ntari nzu bagiragire erega barakodesha urakamuruhira yarakubwije ukuri umenye ukuntu bihanda iriya cano iyo izakora ibyo bintu gusa guys ibintu byabuze gice urubanza rwabuze umuntu waruca rero mbabwire muri comment mwirukankiremo uba ababyumva nkanjye mwandike muri comment ko muri kumwe na Leya mwandike muri comment ko muri kumwe na Vanessa Vesti icara wubake je umwana w'Irusisi ngabire Imana yankuriye inyuma ndagushyigikira ndiwite ku magambo nyuma y'ibinyoma shuti yanjye niba yarakubeshya ibyo bintu nyuma yaho hari ibindi birenze utazi guys tubuze gice rero muri comment mwirukankiremo mwandike ko uko mubyumva namwe
rero ntihagire uhezwa ntihagire ubura ngo cyangwa ngo akererwe ibiganiro byacu nakazagaruka turabakunda turi inshuti cyane Vestine n'ukuri nawe ndagukunda n'ukuri ndanagufana mwana wanjye ndagufana cyane